umwana yahoraga abwira nyina ati mawe wazambabariye tukajyana gusura mukaka, cyane nuko aho yari atuye batari begeranye, agahora afite amatsiko yo kuzajya kumureba. Umunsi umwe umubyeyi yatekereje ukuntu umwana ahora amutakambira amusaba ko bazajyana. Umubyeyi nawe aravuga ati reka tuzagende. Umubyeyi yari umukene, nta shinge na rugero, adafite epfo na ruguru, ndetse na zimwe mu mpamvu zatumaga yanga kuzajyana n'umwana kwa nyirakuru nuko yari azi ko ari kure, ari urugendo rurerure, kandi nta mpamvu afite yo kuzapfunyika wenda ngo umwana nasonza mu nzira azabona icyo amuramiza. Umunsi wo kugenda ugeze, umubyeyi yari afite avoka ndetse n'ibijumba 3 yari yabikiye umwana nk'impamba, avuga ati wenda nitugera mu nzira agasonza nzabimuramiza, ndetse n'amazi mu icupa nabyo yari abifite. Dukomeje umubyeyi mu cyakare mu gitondo bagenda, yari yarayabitse ibyo bijumba ndetse na voka ahantu mu kantu kameze nk'agatete, arambika ahantu, aravuga ati mu gitondo arambika ahantu, aravuga ati ndaje mu kanya, nitujya kugenda ndabipfunyika neza mu kantu mbitwaramo maze tuze kubijyana. Dore uko byagenze sasa. Umubyeyi yaraje mu gitondo, arebye asanga kubera ahantu mu gatete yari yashyize ibijumba na voka, imbeba zaje zikurikiye avoka, nuko zimaze kurya avoka n'ibijumba zirabirya, zirabishunagura ku buryo zabihinduye utuntu tumeze nk'uduheri. Mu gitondo bukeye nyine arebye asanga nta hantu, nta n'akantu gasigaye na gatoya wenda yabasha kuryaho, biramucanga biramuyobera. Ariko umubyeyi amarira amubana menshi, abura icyo akora cyane ko yari ari kumwe n'umwana. Yigira inama yo kudasubika urugendo, n'ubundi afata y'amazi yari ari mu icupa, aheka umwana, barerekera mu rugendo. Baragiye barakomeje, bageze mu nzira hagati, umwana yananiwe, umwana afite inzara n'inyota, nuko asaba nyina ko yagira icyo amuha, ko afite inzara n'inyota. Nuko bari bageze ahantu mu gashyamba, umwana asaba nyina amazi n'ibyo kurya, nyina arabibura arumirwa, aravuga ati kambaye none. Ariko muri ako kanya gatoya akomeje kugenda atahagaze, abona inyoni nziza iratambutse, nawe arayireba nyine, ayikurikiza amaso ngo arebe aho irengeye. Agiye kubona iyo nyoni iguye ahantu ku giti cy'inkeri, ziriho inkeri nyinshi kandi zitukuye. Umubyeyi arapfukama hasi, aravuga ati Mana yanjye ushimwe cyane, ushimwe, umwana wanjye ntagakishwe n'inzara. Nuko yegera cya giti cy'inkeri, arasoroma, amaze gusoroma aha umwana, arangije izindi azizirikira mu gatambaro yari afite. Barangira bafata urugendo baragenda. Nuko baragenda bageze imbere, barongera baricara bariya ku nkeri bari babitse. Muri ako kanya hatambuka umuntu wari utwaye imodoka w'umubyeyi, nawe asaba umubyeyi wari uri kugaburira umwana izo nkeri ko yamuhaho. Umubyeyi nawe yari asigaranye inkeri nkeya, kandi ari nayo mpamvu yigira inama, aravuga ati ese ko ari dukeya kandi nyine nta kindi kintu mfite, ubu koko
ndaza kugera kwa nyogokuru umwana yongeye kunsaba icyo kurya nabigenza ute? Ariko umubyeyi nabwo aravuga ati reka muheho, nuko amuhaho. Amaze kumuha, umubyeyi yari azihaye wari utwaye imodoka yasohotse mu modoka azifata, nuko aragenda ajya kuzishyira inyuma muri butu. Amaze gufungura butu areba ukuntu azibika neza. Muri ako kanya afungura varize yari irimo amaji, irimo imigati n'ibindi bintu byo kurya nawe yagendanye ku rugendo. Nuko ashyira mu gakarito, arangije ahereza umubyeyi. Umubyeyi nawe arishima, ibyishimo biramurenga, arabyina, arapfukama, aratakamba, ararira kubera ibyishimo byinshi cyane. Umubyeyi nyiri imodoka nawe arongera akuramo mu yindi varize, akuramo amafaranga menshi aramuhereza. Arangije aramubwira ati mubyeyi, kubera ko utigeze unyima kuri ziriya nkeri, kandi nanjye nabibonaga ko nta kindi kintu ko atari nyinshi wari ufite, kandi nyine nanjye nari nzikeneye, nawe akira amafaranga, ndabizi urayakeneye, ugende uguremo icyo ushaka kandi uzayakoreshe no ku mishinga wenda ufite. Nuko wa mubyeyi w'umugenzi arayakira. Umubyeyi nawe wari utwaye imodoka arongera ayisubiramo, aratsa aragenda. Ariko asiga amubwiye ati mubyeyi wanjye, ntuzigere na rimwe ureka kugira neza. Kugira neza, ushobora kugira neza ntibikugarukire uwo mwanya, ariko mu gihe kiri imbere naho byazakugarukira neza, uzahorana umutima w'ubuneza. Nuko umubyeyi yongera afata ka gakarito, afatana y'amazi, aheka n'umwana, barakomeza baragenda. Nuko bagera kwa nyirakuru. Bagera kwa nyirakuru bafite imigati, bafite amaji, arangije ahereza aho nyirakuru. Umukecuru nawe arishima cyane, ati umwana wanjye ameze neza. Nuko amusigira no kuri ya mafaranga makeya, arangije anamuhahiramo. Arangije n'umubyeyi nawe arongera arataha, asubira mu rugo, atangira kwiteza imbere. Guhera ubwo ngubwo ubukene abusezeraho ukundi. Mugenzi, nawe wivuga ngo abantu b'ubu barahindutse, ngo nta cyanjye namuha cyangwa iki, ntabwo uzi aho uzatabarirwa aho ariho. Nawe uvuga ngo ntabwo yagira icyo akumarira, niwe ushobora gusanga ari wo Imana izagutabariraho. Uzirinde kugira nabi, wige kugira neza, cyane neza ko ineza itabora.